Yes, murakoze cyane turabashimira inshuti zacu aho waba uri hose waba uri mu Rwanda waba uri mu mahanga turagushimiye kandi turagusaba gutanga inkunga yawe ukora subscribe uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine kumwe na bagenzi banjye natumiye nshaka kugira ngo tugire icyo tuganiraho mbere yo kugira ngo twinjire ku nkuru cyangwa se twinjire ku cyo twiyemeje kuganiraho uyu munsi maze mbakira batwibwira amazina yabo murakoze murakoze cyane kuba mwatwakiriye njye banyita James Byaruhanga. yego James hano mugeze mu mwanya murakoze cyane kuba mwadutumiye. Amazina yanjye nitwa Jean Marie Vianney Ndayambaje. yego ndayambaje mugenzi wawe murakoze kuba mutwakiriye banyita Claude Nsengiyumva. yego dushimiye abasore rero kuba twarabahaye gutumira bakemera kuza kuganira natwe ndetse n'iby'agaciro kuba umuntu w'umusore ukibyiruka mukuru uzamuka uri kubona ko ajijutse wemera kuba ati ntacyo nanjye reka nzengire icyo mvuga kuri iki kintu murakoze rero uyu munsi rero cyangwa se aka kanya ingingo cyangwa se icyo nifuza ko tuvuga ku ntego mu rugo ni korona virusi ubona yaciye ibintu n'uburyo tuyitwaramo n'uburyo abayobozi bacu badusaba kuyitwaramo ikintu cya mbere kuri njye nkanjye ubabaza rimwe na rimwe hari ibyo mbona bidakwiriye yego kujya mu rugo ni byiza birarinda bituma ubuzima bwawe burya iyo indwara itarakugera no kuvura imbere bwayo ntabwo ushobora guha agaciro ibyo bakubwira wakumva ko ari ugukerensa wakumva yuko wenda hari inyungu zaba bikubwira ariko iyo ikugezemo nibwo ubona agaciro kabyo ariko nanone hari ikintu udakwiye kwibagirwa ese iyo bakubwiye ngo jya mu rugo uzi ko cyangwa se tuzi ko umuntu akora ari uko yariye hanyuma uwo muntu ukora ari uko yariye mu by'ukuri reka tumuvugeho kuko muri iyi minsi ngewe mpamvu nateguye iki kiganiro nzi ko atabayeho neza uriya muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo urimo ko leta yamwibagiwe cyangwa se bipanze nabi ariko nabyo turaza kubiganiraho tubirebe abo bantu mubabona mute murabibona mute ese nibyo cyangwa yego mu rugo hari imbogamizi ndetse nyinshi ufite Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo. Iyi guma mu rugo impamvu bayishyizeho byari ugusevinga ntabwo se kuramira ubuzima bw'abantu. yego Niyo mpamvu rero leta yahise ishyiraho kuri abo bantu babayeho nabi batungwaga n'uko bakoze, leta ihita ishyiraho gahunda yo kuvuga ngo reka dutange ibiryo kuri abo bantu bameze gutyo. rero utarakomeza ku bitangazamakuru bitari ibya leta niba ubikurikirana urumva Yego ntabwo harimo gucaho imibereho ndetse itari myiza y'aba bantu uvuze bagira uko bakoze muri iyi minsi barababaye ndetse bamwe barimo baravuga amagambo atari meza hari n'ubejeje umugambi ngo aho ibyo biryo by'isi z'ahantu bitangirwa ibyo bintu se bibahe ikibazo kiri hehe ariko hagati aho ngaho umenye yuko ntabwo abantu benshi ariko bishimira yesi ibyo ndabyumva abantu banabivuga ariko hari igihe umuntu ajya muri leta agashaka kuyisebya kandi ibyo bintu mu by'ukuri ntibiba byabaye, ariko n'abandi bantu benshi barahabwa kandi bagafata ibyo biryo neza. Ibyo ni ibiryo bitangirwa mu mudugudu bakaza bakiyandikisha bagakora amabarura bakamenya ngo uyu yabayeho gutya yakeneye gufashwa, uyu yabayeho gutya ndabona ashobora kwifasha, ibiryo bigaherezwa. none se aba bantu nta mudugudu bagira babamo barawugira. ikibazo kireze Ngewe akabazo mubaza abo ngabo bavuga ko abaturage batabarira kwiga babayeho nabi, ibyo binyamakuru biri mu gihugu cyangwa biri hanze. hari ejo bundi televiziyo yo mu Rwanda bita nashatse kuvuga izina ariko ikorera mu Rwanda yari bitangaje ndetse iranabyerekana abaturage babayeho nabi muri iki gihe cya korona muri iki cyaguma mu rugo babuze uko barya ese nkibaza nta administration cyangwa se ntaki murakoze ibyo byo koko nibyo abaturage benshi babayeho nabi ngiye ngo ni ari politike njye sinemeranya nawe ngo turi kumwe ukuntu mbibona ndabona ari politike. Urebye nko hanze igihe batangiriye muri guma mu rugo ariko ubu ngubu nko mu Bushinwa urugero ntabwo hakiriyo ibintu byo kwambara agapfukamunwa iki rero ukuntu mbibona ndabona niba inahari nibo bayizanye kandi bo baranayikize kandi nzi ko aribo bari bafite ubwandu bwinshi iki byose ariko nanjye bikanyobera nibaza ukuntu abantu baguma mu rugo bakabakingirana kandi bamwe bagakomeza bagakora. Ariko tutarajya kure wibuke no mu Bushinwa kugira ngo bajye gukira ibyo byose bahereye muri guma mu rugo, bo bakoze guma mu rugo barayubahiriza, guma mu rugo bayijyamo nibwo batsinze ubwo bwandu bwose. ikibazo rero ni cyo none se guma mu rugo ntituyanze ndetse no gukiza ubwo bugingo bw'abantu cyane. ahubwo se turibaza iyo abaturage bagiye muri guma mu rugo yamara kujyaho ikijyaho iterambere n'igihe ukumva inkuru y'abaturage ngo turya ngo tubayeho nabi ngo nta biryo tubona kandi barabisezeranije. ejo bundi umuturage yagiye kuri Twitter ya minisitiri aramwereka ati byemeze nabi rwose umuturage umwe noneho ubasha kujya kwandikira minisitiri afite wenda n'ubwo buryo abikoramo minisitiri amuha amafaranga hari ubwo niba umuturage umwe yariharira bati ngewe noneho reka icyo kibazo cyanjye kigende direct kuri minisitiri abatarabikoze cyangwa se abataratinyutse minisitiri barangana iki Ndabyumva aba ari benshi cyane ariko nanone hari igihe usanga ubuyobozi bwo hasi ariho bupfira, ugasanga leta hejuru batanze itegeko ngo buri muntu agomba gufata nibura wenda ibiro 2 by'ibishyimbo, ibiro 5 bya kawunga, ariko
kubera ubujura bw'abantu ugasanga umunyamudugudu nangwa n'umunyesibo n'umutekano babigiyemo bahaye bakeya abandi barabaretse ariko mu by'ukuri leta iba yaratanze. none se utarakomeza ndibaza jewe ni gute leta itanga ibiryo bikabura gikurikirana kugira ngo bigere ku bagenerwa cyangwa se kuba byagenewe none se nkubaza oya uretse utarakomeza ntuzi ko habaho ikintu bita guhigura imihigo cyangwa se akarere kagati mbere kuko kundi batondekanye muri leta kabaye akambere bishingiye kugira ngo none ikintu ushaka kubaza ni kimwe buriya uzi ko buriya meya cyangwa se gitifu cyangwa se na minisitiri abayeho kubw'umuturage akabura k'umuturage ndetse kakabaye kabazwa ubutegetsi turi hejuru kuko iki hatangwa ibiryo ntihabeho gikurikirana mu by'ukuri ibyo biryo biratangwa kandi bikanakurikiranwa. Ngiye kuguherezaho urugero gato nk'ubu ngubu abayobozi batora nangwa se abaturage batora abayobozi neza ko bikanakurikiranwa abo ngabo bivuze ko abo ngabo ntabwo bagiriwe ntabwo bazwi ntabwo nubwo bahawe oya baba bazwi ahubwo uvuga ngo bipfira navuga ngo wenda hashobora kuzamo ikintu cy'ubujura nangwa se ruswa urumva abantu sinzi ko turimo kubasobanura reka mugenzi wawe nawe ubwo abantu babyumva ivyo byo kuvuga ngo inkunga ngo ibiro bitanu se ntabwo mu rugo y'ukwezi urumva byahurira he ibyo ngibyo rwose icyo ni ikibazo gikomeye cyane hari abona bitanageraho niba muba mukurikirana neza muzajya mwumva nk'abaturage no ku maradiyo yabasuye kumva imbogamizi baba bafite ari nyinshi cyane n'ahandi henshi bagenda babatangariza agahinda kabo kugumisha umuntu mu rugo ukamuriza ibiro bitanu iguma mu mezi abiri gusa ibyo bimaze iki ese ikibazo si ukurekura umuturage akikorera ahubwo hakabaho uburyo bwo kwirinda wenda bakabukaza oya arega ibyo ngibyo turabibona kandi leta ntabwo ishyiraho uburyo bwo kujya mu rugo ari uko nayo yishimye ntabwo iba yishimye ariko katujya tuvugisha ukuri mw'abantu leta ntabwo uvuze ko ifite amafaranga urumva ariko uriya muturage igihe akavuga abagaragaza ishusho mbi y'igihugu urumva none se niba uvuze ko bikorwa ukavuga ko leta yohereza ibiryo mu baturage warangiza kuvuga ngo nta mikorere y'abayobozi b'imidugudu koko icyo kintu ubwo se umuntu urya ibiryo byagenewe umuturage ntihazi inkunga y'umuturage wose ibyo izaboneka ariko nyine ni ibintu biba bisabwa kujya hariya bikavugururwa ku buryo ibyo biryo nibiramuka binatanzwe bigomba kugira gikurikirana ubu noneho ikibazo tugishyira kuri aba bakuru b'imidugudu n'abakuru b'amasibo ku rwego rwo hejuru ibiryo biratangwa cyane rwose ibyo niyo ikibazo nyibona kuko leta igomba iricara ikavuga ngo twe dukoze ingengo y'imari yo muri lockdown kuvuga ngo muri iki gihe cy'ibyumweru bibiri abantu bari muri lockdown bagomba gutungwa n'aya mafaranga bitewe n'ingengo y'imari nyine bayipangiye noneho aya mafaranga agenda yoherezwa mu burere no mu mirenge imirenge ikagenda ibigeza mu bugari bugasunika mu midugudu abantu bakabarurwa noneho rero niba ibyo ngibyo biza ari byo nta cyangwa tuvuga yuko ni ku rwego rwo hejuru ibyo bitangwa mbere leta nta kibazo twaje none se niba utanze amafaranga yo kubaka umuhanda hakabaho gikurikirana kugira ngo umuhanda wubakwe n'imyaka akabyira attention kugira ngo umuhanda wubakwe kandi byose bikorerwa abaturage ni ukubera iki wohereza ibiryo bigenewe abaturage ubuzima bwabo akababaro kabo inzara z'ukuntu iryana niho weza gikurikirana kugira ngo mbere muri feedback nzima yuko ibyo biryo byabonetse mugenzi wanjye icyo avuga murakoze njyewe ntunganira mugenzi wanjye maze iminsi numva minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yinjiye muri bino bintu bamuha amakuru ko ibyo kurya by'abaturage babiyobya rero ibyo ngibyo binyemeza yuko akarengane n'agahinda abaturage byose n'inzara bafite bigenda gukemuka bitewe n'ukuntu minisitiri yemeje ibyo bintu ajya kubikurikirana akabishyiraho n'abigenzura umugenzi wanjye ufite mikoro wawe musubiza ngo mubaze igihe minisitiri yavugiye ngiye minisitiri namwumvira ejo kuri radiyo bamutumiye kuri radiyo dc ibi bibazo arimo kubisubiza by'abaturage bamubazaga akaba ko bigiye gukemuka mu gihe gitoya cyane ubu twizeje neza yuko bigiye gukemuka ikibazo kigiye kurangira cyane njyewe nabishimangira ushingiye ku magambo ya minisitiri yavuze cyane iminsi mike cyane si ubwo minisitiri yaba yaravuze ibyo bikabageraho kereka ko ibiro bitanu byatunga umuntu mu gihe cy'amezi nk'angahe nk'atatu angahe tujya tumara muri guma mu rugo ni ikibazo nacyo aho ngaho icyo ntabwo ari ikibazo ni ikibazo kuko ntabwo baguhereza ibiro bitanu ngo bagende bagiye ejo baraza bakunda none se reka n'ubwinshi bw'abaturage nabo ni benshi urumva ntihageze gutya baraguha bitanu by'akawunga baguhe na bitanu by'ibishyimbo ntabwo akawunga uzakajya konyine urumva ubwo urumva ni cya gihe bihise biba 10 niba nkuhaye 10 najya mu umudugudu wenda tuvuge harimo amazu 500 buri rugo rugahabwa ibiri 10 urumva leta yaruka ibitagize noneho katwemereye ko minisitiri igeza kubikemura wenda n'ingano y'ibiro cyangwa se ingano y'ibitangwa izongerwa noneho hari ikindi kibazo maze igihe mbona banyandikira hari abaturage cyangwa se hari abakuru b'amasibo n'imidugudu muzi ko basabwa kugira ngo bandike abo bazi ko bazabaho nabi mu gihe muri bwishe no umukuru w'umudugudu akagenda akiyandikira ba wundi kuko baturanye kuko baziranye ntiyite kuri wa muntu ubona ko akeneye ikintu cyangwa se ari mugenerwa ibikorwa ahubwo akita ku murongo ngo atambura nabi turaziranye aba bantu batorwa bigenze biti ni gute kubera iki abantu barebwa ko abantu nk'abo ngabo badashoboye udashoboye kuvuga ngo
bikamanuka nanjye ndaho abantu babanye ahubwo amaso ye akakurikira hafi agakurikira ku muturanyi we kuko baturanye akakurikira ku nshuti ye kuko yamugabe akajya hariya kuko ari umuntu baziranye kuko ari umuntu watuye aho ngaho icyo cyo ni ikibazo kandi icyo kintu twahoze tuvuga guhera mu itangiriro bishobora kugirana isano uriya muntu umugenerwabikorwa wa nyawe akirengagizwa ahubwo hagahabwa undi utaguye guhabwa kubera ko yaziranye n'uwari ushinzwe kwandika abo bantu iki kibazo cyo gikemuka giteze leta irakizi cyangwa ntabwo ikizi icyo kintu ejo minisitiri yagisubiza yavuze ibyo nabivuzeho by'abantu bakoresha ikimenyane bavuga yuko bagiye gutora abantu b'inyangamugayo bakaba aribo bagenzura bino bintu ndetse inyangamugayo ndetse hari ikibazo nibaza gihe ni gute uzatora inyangamugayo icyo gihe cyo gutora inyangamugayo wa muntu ubabaye wa muntu utariye wiri wariye icyo gihe ntuza ubufasha abonye bw'ibanze kuko nimujya gutora abantu b'inyangamugayo cyangwa se najya gutora abantu b'inyangamugayo wa muntu azaba arimo kugenda arimo ababara inzara imwica kandi buri guma arakingiranye ahubwo iki kintu mbona gikwiriye minisitiri ahubwo namanuke direct isanze bari abaturage ni iya leta ntayigura urumva ako kaboro k'abaturage gakurikirana kuko nicyo ashinzwe kwicara kuvuga ngo bizakemuka ryari ibyo bintu biri hafi gukemuka kuko ubu tuvugana minisitiri we kuva icyo kibazo yarakimenye akamenya ko kiriho gukemuka ni akanya gato ushobora no kubyuka mu gitondo ukumva iki kibazo cyarangiye kandi kwinuba kw'abaturage nangwa se abaturage bamwe bamwe uzabona bashaka no gukora imyigaragambyo yego niyo nzara yazamo ariko hari n'ababikorera kugira ngo bakomeze nyine hari abantu bamwe baba batavuga rumwe na leta ugasanga nyine kugira ngo we yihimure abo ngabo bo dushaka kugira ngo tuzakora ikiganiro cyabo cyihariye dushaka kugira ngo iki kintu cyaguma mu rugo n'ibibazo byayo tubanza tukivimuze ndetse mboneraho gushishikariza abadukurikirana mboneraho kubwira abadukurikirana ko tuzategura ikiganiro cya opozisiyo n'impamvu bavuga biriya n'ikibibatera ariko uyu munsi dushaka kugira ngo tuvuge guma mu rugo ni ikintu gihangayikishije abantu bari muri guma mu rugo by'umwihariko abana badafite munsi y'urugo by'umwihariko umuntu barya agaruka yakoze ni umuntu wabaye kurusha uko byumva ni umuntu wabaye kurusha njyewe wari hino ntabyumva niba nariye cyangwa se ntariye gusa dusupoze ko nawe bazinze ari kundityana ese birakwiye ko minisitiri cyangwa meya cyangwa se igitifu bicara haravuga ngo biraza gukemuka muzabikemura cyangwa birakwiye ko haguruka none ahubwo kugira ngo niba na ngombwa agiye yambaye agapfukamunwa neza neza igenda reka nanjye nkubaze ikibazo kivuga gutya wowe uwaguhitishamo ari ugupfa nonaha mu gupfa ejo wahitamo iki impamvu nta muntu wabitishamo ibyo bintu kandi bitandukanye n'ibyo oya baguhitishamo ubuzima bwabwe buguhitishamo none se niba uri bujye hanze ukandurira korona ugapfa natwe kugenda ukajya mu rugo ukaba urya ibiro 5-10 baguhaye uragira ngo hano naturi mu kiganiro ushaka amajwi y'abaturage ndetse nta minota mike iciyeho batakavuga ati turapfuye turashize inzara tugiye nabi noneho ngiye kugira ngo byemere ibyo bintu bwira ko bibaho nibandike muri komenti aho ngaho n'abantu batanu leta bibure uretse njyewe uvuga ntabwo mbanye igihugu urumva igihugu cyanjye ndetse ndanagikunda ahubwo iyo mbona ibintu nk'ibyo ngibyo rwa rukundo rw'igihugu ruramumanga ese wakora iki wavuga iki kugira ngo byibuze uriya muntu wari uri hariya abantu barabo babisize niwe ubibona cyangwa ubizi abo bantu bashyizwe muri gumurugo wa muntu waryaga no kwesa utsinga urufani ndetse rimwe na rimwe yewe yabyukaga agenda gitifu ngubu uza kwandika barajya nta namuzi hakorwa iki transparency rwanda cyangwa ba bantu bagenda bakinjira bakamenya nta bakibaho bamenye aba bantu abo bantu bariho kandi nkeka ko iyo baje gukora ibarura mu mudugudu ariko wibuke ko hano n'abatagira umudugudu babarizwamo ni ikibazo none se kuki atagira umudugudu kubera iki ugasanga umuntu uyu munsi ari ahangaha ejo yimutse agiya umuntu ntabwo ubasha kumubarura kubw'impamvu z'ubuzima ibyo ntitukirengagize kubw'impamvu z'ubuzima ushobora kwimuka ukajya hariya ushobora kwimuka wagiye Kigali kubw'impamvu z'ubuzima bakagushyira mu rugo ubayeho utariko ikintu cyose tukiviho urumva ni abantu umubare w'abanyarwanda benshi ubayeho muri ubwo buryo bw'ibibazo byo kutabona ibiryo bitewe no mu rugo nta bundi buryo bwo kujya mu rugo birakwiriye ariko leta niba hari ikintu yateguye izongera igisoro gitegure neza tuzi neza ko utakora ikintu ari ubwa mbere ngo ugikore 100% neza leta niba arizo mu rugo ntabwo ari gutegurira abaturage umunsi wose ngo babone ibyo barya rero ni ukuvuga yuko ibintu biri mu nzira biza gukemuka neza niba hariho boroga baza gushira ku gahinda kuboroga rero mugeze aho ngo arimo aravuga nk'ubanzura nk'aho ibibazo bigiye gukemuka oya ariko ni nako bimeze ibibazo bigiye gukemuka kuko ntabwo niba umuntu atangira ngo ahite yuzura ako kanya ntabwo umwana avuga ngo ahite yuzura ingobyi muri iki kiganiro tuvuga tuti reka twihe igihe dutegereze turebe icyo bakora noneho tuzagaruka tuvuge muhaye nk'ibyumweru 2 weeks iki kibazo kikaba cyakemutse burundu cyangwa se iyindi guma mu rugo izaza iki kibazo kizaba cyarangiye utarama 2 weeks ngiye ku giti cyanjye nk'umunyamakuru wabazaga ukumva muri biba byagakwiye kugenda minisitiri ni umutumire kuri radiyo akavuga kuri iyo ntabwo ngo tuzabikemura umuturage ari harimo kwayura yicaye mu jisho ntabwo ari byo ahubwo we nahaguruke nonaha kuko nicyo yatorewe ariko se minisitiri naramuka aje nibwo ibyo azazana ibiryo se ntabwo ibiryo byaraje ibiryo biri mu baturage ikibazo bikwiye gukemurwa nande yaba meya ndimo no kongera kumuyobozi wari wese
nta kibazo aho byakumvikana. agahaguruka kaza akareba neza kwicara mu rugo ngo yasinyiga ibiryo byagiye Ubuse ukeka ko minisitiri wenda tuvuge minisitiri w'ubuzima ushinzwe ibintu by'imibereho n'ubuzima abaye azengurutse mu gihugu hose urumva bazi uwo mwanya wo wonyine umwanya wonyine si ikibona basikise imibare y'abaturage bamushinze ku buryo azenguruka igihugu cyose, ahubwo hariho abo bantu batora ngo babikurikirane ntibashyiremo imbaraga, ahubwo abo ngabo bagatangira bashaka kumenyereza n'abaturage ubwabo baba baravuze ngo bahagararire iki gikorwa. niyo umuntu atizewe se niyo umuntu abaye umuntu Icyo gihe bafite uburenganzira bwo kumukuraho bakavuga ngo we turabona udashoboye nyari umuyobozi w'umudugudu mwatora. bazamukuraho ryari se umuturage arye ryari? Ibyo ni ibintu umuntu ahita agira abanza agategura. nta mitegurire aho ngaho, nta miteguro umuntu ashonje urategura iki? hari ibintu ugomba gutegurira kuri te ndetse yewe unamushyira ibitetse kugira ngo umuturage aramuke ndetse n'ibishobora gusoza bikemura byo ni ibiki? Ariko sinzi ukuntu mwe murimo wikwigiraho murabyumva. umuntu utazi inzara, wikwigiraho umuntu utazi ukuntu inzara iryana. Inzara iraryana koko, noneho kandi leta yakoze uko ishoboye kose. yakoze uko ishoboye noneho nibikore noneho mu buryo bwuzuye mbese nikingirana abantu ngo reka nshobora gukora neza. Ariko umenye ko hari n'indashima zaba izi ngizi abantu batangiye gufata ibiryo urumva. hari indashima Yes, hari mu gihe umuntu afata ibiryo ukumva bakubwira ngo baduhaye n'ibishyimbo bibi ngo turimo turabiteka ntibishya. yego Ibyo ni amagambo ibintu ntiyabura turimo yego amagambo twumva ko ntiyabura ibishyimbo bidashya. hano bazana ibintu byo gufata amata ku midugudu ntabwo bajya bumva umuturage bamuhaga litiro abaturage banayibona yabona akarira bamuha uduce makeya akarira bumva abaturage baragaya mu kiro bagomba bashaka nk'ibitanu nabwiye mashaka kwiyumvisha ko uwo murugo ari uwo muti kandi se uwo murugo twatangiye kuyijyamo niho nibuka neza haboneka abantu icumi bangahe ariko kugeza kuri iyi saha n'iminsi tumazemo haraboneka abantu ibihumbi bibiri ibihumbi magana angahe kandi nakageze ngo bakabaye bagira gute bagabanuka. rero sinzi uburyo mwanyumvisha ngo uwo murugo ni umuti umuntu yirinda ku giti cye ibyo ngibyo niba nahari mu mwaka ibintu mwashyiraho uburyo mu mwaka uri imirimo ye bitabangamiye na leta nanone. ahubwo leta buriya wa mugani ntabwo ari burage ayo mafaranga igura ibiryo yakaguze na sanitayiza ya buri muntu. umuntu akajya mu kazi akabika ingashongo narayihawe ariko indi hafi agapfukamunwa narakahawe ariko kadakambaye neza byibuze hakabaho intangarugero z'ibihano bikakaye z'ibihano bikakaye ukabona akava muri guma mu rugo. Baramutse leta igufatiye muri icyo gikorwa wakoresheje se nangwa se barenze ku mabwiriza ya kovide bakaba barashyizeho igihano gikakaye nk'uko bivuze bagashyiraho wenda urafatwa turaguca miliyoni y'amafaranga, yego turasanga hafunguye iduka ritemewe turaguca indi y'amafaranga miliyoni. Icyo gihe ushobora gusanga ariko bikugezeho ingaruka ikomeye kuruta uko wakagiye mu rugo ugatuza icyorezo kikagabanyuka ukajya muri bya bintu byawe noneho nta n'ikintu uvuga ngo ninkora iki ntabwo bankora iki ukajyamo wisanzuye abantu bose mwisanzura. ariko ikintu bari bavuze nicyo kuba ufite ubwoba bw'ikintu gishobora kukubaho uramutse ukoze iki kintu byatanga amahirwe menshi yo kuba twakumira icyorezo kandi turimo gukora sibyo nk'uko babikoraga bakongera imbaraga ndetse gukura inshuro nyinshi sibyo. nk'ubu ngubu tuzi ko kwirinda turi mu kazi bishoboka 90% birashoboka urumva aho kugira ngo umuturage ajye mu rugo akingiranwemo njye n'ubu hashyirwaho uburyo buhambaye bwo kwirinda. ubu ngubu aho kugira ngo abaturage buzure ibitaro bumva barwaye naho kugira ngo wenda 1% yishwe n'inzara urumva icyakorwa n'ikihe ntabwo ari bwo kwijana 90% bajya mu bitaro 1% yishwe n'inzara. okay nta kiganiro cyacu tugisoreza ngaho ariko tugisoreje gutya